umuriro uratse iyo mihango yanyu umuriro uratse mu izina rya Yesu. Niba Pastor Mutesi afite ibyo yakubwiye shyira muri puberi. Niba Pastor Mutesi afite ibyo yakwandikiye shyira muri puberi. Imyuka yanyu ndakubuye yose mu izina izi kamera zose imyuka iriho izenguruka ku banyarwanda ndakubuye mu izina rya ngo Pastor Mutesi kuvugana nawe niba yabizira kubera iki bari kuvugana kandi aba yamuvugisha yabizira ubwo ibyo bifite agaciro tugiye kubishyira hehe muri puberi kuba bavugana bivuge ngo ntacyo bisobanuye nta nicyo bimaze n'umwanda kubera ko niba bagombaga kuvugana bikaba ikibazo ariko bakabavuganye ntibibe ikibazo ubwo dusanze tubeshwa ni muri puberi. N'imibonano mpuzabitsina ntikorwa kuki ku gahato noneho tukajyaho tukarwana no kubaka urugo rw'ababana rwa gafaranga na neti tugasaba Imana tukayenyiga tutiriwe Imana nibo banisha kamera ebyiri mu nzu aba bana nibo wari wabahuje dore wabahuje bafite intambara reka aba bana twongeye tugiye umugisha ababana uyu mugabo uvuga mu mazina turi kukiganira gatemerwa kujya gusura umugore wa mbere gatemerwa gusura abana yabyaye yo none se yashakaga urwo rusyo yabewe ko rweziritse kwijuru uramutse ushatse umugabo ndagukarabye mu izina wa kabiri mwarabye Pastor Justin kawa gatatu mwarabye Simu Jesus wa kane mwarabye Ezekiel wa gatanu mwarabye Karabo wa gatandatu ndakaraba buri muntu wese Pastor kutamuvuga he ndamukarabye nawe Bosco yipaya urese gato ureba kavoma abantu baraka kavoma dora baranje Slim Jesus. Oh yes, reka ngusuze nongere gwikaze nkwifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi niba uri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza muri nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza gende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira ibishaka kuba ndi kumwe na Jackie kozi w'Imana sha Jackie utanyiti yo titre bakanyikubitira hano mbabarira bagiye kunswenyagura na bagiye kunswenyagura kunswenyagura guswenya ego nanone hanyuma mbasuze bifurize reka nifurize abantu kunsenyagura kunsenyagura base icyumweru cyiza mu minsi iri imbere kiraba cyaje ndakomeza uti meze neza umeze bo urashima Imana utangira ikiganiro usenga nimba ushima Imana umva mbabwiza ukuri rero mwabantu isengesho ryanjye muri Kenya ndisengera mu cyumba ko nasanze umuntu asenze hano nyuma ashobora gusengera bikarangiramo muteye intosho rero Imana ibane natwe muri iki kiganiro niyo kwizerwa niyo kubahwa niyo kwemerwa ni inshuti yacu ituyobore nuko nsenze naho ibindi ejo mutazambeshya ngo navuze ngo zopaya ngo bukenda hinduka akantu kamando rero urakanze aranyerera menitasi nikonze gusa abantu bataza kujyana umufarisayo gusenga ndasenga ariko ntabwo wasenga ku kiganiro kuko ibyo umuntu abagiye no kuvuga nta byabazi warapaganye oya nta kibazo mbere narasengaga ngiye gutanga ikiganiro oya nta kibazo reka nkubwira iki cyo twikivugaho tunagitinda nanasengaga cyane nanabikundaga ndanabikunda ariko nago shaka kwereka abantu ishusho bamfatamo atariyo ndimo bo bishyizemo ko umuntu usenga bari pasteur rero mujye mureka dusengere mu ngo zacu gusa Imana ibane natwe muri iki kiganiro kandi ishimwe ko yaduhaye ubuzima nabikabaho ubuzima nta nisengesho rero turyo rirahari okay senga cyangwa se ushyire ryo ryagufashije abantu bavuga ngo mwami ngo sibo ngo bazagira none se sibyo nyine ihigoze nawe ari kubyemera okay kaninjire mu kiganiro muri ubu buryo ntangire nibariza ngo Jackie muzima musanzwe ni muntu ki umugore w'abana bane mu business woman akaba n'abagabo bangaye abagabo se hano ngenje mwibarura nje mwibarura ndumugore National Round Center ibarura ubutaka bw'abantu na za statistique nizo zabikoraga ngiye senje mwibarura ry'abagabo hano kuri YouTube murumva mukeneye kujya nanye mumbarira ngo navuye mu mazaya naye muri busha kuzanya tiko muri busha uvuye mu mazanga ya Jackie nsimbuke nyibariza ibindi uzi Jakaramuzi utamuzi ntamuzi ntago nyeneye ibindi bibazo Jackie njya numva abamama benshi cyangwa se abavuga butumwe benshi bavuga ngo nta kintu kiryana nk'igikomere cy'urushako Jackie kubgawe urushako
ni iki ku buzima bwawe? ni inzira y'urugendo rw'ubuzima bwanjye. Imara iki? ni ikigeragezo cy'ubuzima. Kucyumva ko urushaka ari ikigeragezo atari ibisubizo Jackie? n'uwo byahiriye niwe byabereye ibisubizo, none se n'uwo byangiye nawe ni ibisereshe cyakora sha. Aha tubane muri iki kiganiro aho kutanshika ndumva uri kunsiga. Urashaka ko njya vango ni igisubizo se? Niba nta gisubizo nabonye kuki nashimangira ko ari igisubizo? Ni igisubizo kuba byahiriye bikabera ikigeragezo kuba byagerageje. Siko kurira bantu mudukurikiye, siko kuri. Jackie nimba urushaka rwaranze bwira abantu ko ari ikigeragezo. Ariko ntago navuze ko ari ikigeragezo kuri bose. Jackie wimba warubatse bikanga, ariko se rero hore bwira abandi ko urushako ari umunezero. Urushako n'umunezero kuwo byahiriye. Uwo bitahiriye biramururira, ni nacyo kintu kibi mu buzima yabarigeze kubonesha amaso no guhura nacyo. So ushaka ko mbwira abantu ko urushaka ari umugisha ariko ntabonye, ariko warubonyemo umugisha ni uri kuruvuga nk'umugisha. Niba nge ntawe nabonye winyumvisha ko ari umugisha. Twitangiriye ikiganiro. Ahubwo icyo nemera kubaho k'umugore n'umugabo cyangwa se kuva mu rugo ukajya gushaka mukabyara mukororoka ni umugisha w'Imana. Ni umugisha w'Imana. Ariko rero horashaka kuba nkunda ibaze ko ari gupurenga ijwi ryanjye nanjye nafite kuri kamera. I love you so much. I love you too. Yes. Kuba ari umugisha byo ndabyemera ariko winyumvisha ko ari ibyishimo byanjye kandi bitarabaye ibyishimo. Abantu bose turi kumwe hano bareke tubande bave muri telefone nibazijyamo ntago ndi bukoye ikiganiro. Yego. Kuko buri muntu wese aba afite nawe icyo yabaza. Hanyuma ninjire mu kiganiro muri ubu buryo rero. Banze mbwire abakunzi ba Jackie by'umwihariko abantu bakunda Jackie. Bakomeza kugira ibiganiro ukora. Kuri Diaspora TV. Ntabwo yitwa Diaspora, yitwa Voya TV. Oya. No. Oya, ryahinduwe ubwo nuko amasaha ataragira ngo riveho. Ni Diaspora TV Rwanda. Nubundi urebe no muri recover yaryo harimo izina Diaspora. Yego. Yego. Okay. Ubwo abantu bakunda. No kuri Hara TV banshakeho. Ko ndahari hano kuri Hara TV, bananshake kuri DG TV naho ndakora. Meze nk'umwana udafite ahabase. Ibyo bitwaye iki kugira? Meze nk'inzererezi. Ntago ndi inzererezi kuko se mafite contrat z'akazi. Utari inzererezi. Ntago ndi inzererezi, rega akazi kamwe ubusa akazi kamwe kagutunga wowe kigaruka ukaryuka nkukagira ute? Rega namushito yaravuze ngagabuka muri kakwanga uzajye mu kandi kandi na Bibiliya irabivuga. No sara wanyanze cyangwa nge ndimo gukomeza gushaka ubuzima. Hari umuntu wanyanze cyandi gushaka ubuzima. Yamara ushobora gusanga utamenya. Wamenya buri umunyarwanda yaravuze ngo kami ka muntu n'umutima we. Yego reka ninjire mu kiganiro muri uburyo niba ari zangaha nagira ikiganiro mvuga ngo hari ikintu ushaka kwexikiza wa ugitsindagiye. Urugo ni umugisha kuba byahiriye. Ariko rimwe na rimwe abo bitahiriye ntago bibona nk'umugisha. Ahubwo birangira abana ari bo bababereye umugisha ariko urushako rubabereye amarira. Ako kantu kagarukeho. Okay, kaninjira ngaha umumama twa Pastor Mutesi nugeze kuza aravuga ngo igihugu kimwe n'ikikwanga uzimukira mu kindi. Jackie nawe turaganira uyu munsi uravuga ngo urushako hari abantu bitahiriye. Nibaze Jackie ni ryari umuntu urushako rushobora kutamuhira? Ese biterwa n'iki? Waba nawe uri umwe batarahiriwe n'urushako? None nusekerwa n'iminsi uzashima Imana na barira. Uzibuke ko nagahora gahanze, sibyo? Iravuga ngo mwana wanjye reka ngucire ku mayanjye. Ni indirimbo ya Karasira abantu barayizi. Iriya ndirimbo irimo ubutumwa buhagije bw'ikibazo urimo kumbaza. Nta muntu guhirwa si ubwiza, guhirwa si uburanga, guhirwa si igihagararo, guhirwa si amashuri, ahubwo ikintu cyose umuntu ahagazemo ni best. Iby'Imana yanditse ku buzima bwawe bizaba biba bizaba, nta kintu na kimwe ukuyeho, mbese nta umva udakuyeho A na B na E. Yego. So ibizaba biraba. Ku bwawe divorce ni iki ku buzima bwawe? Divorce ni iki? Divorce no cyangwa ifata nk'iki? N'urupfu kuri nge. Kuko kudivorsa nibaza ko Imana itabyemera, ariko wenda
ubuzima bwo bukabitwemerera kuko Bibiri ijambo ry'Imana niyo turi gusezerana avuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. So iyo utandukanye n'umuntu rero mutarapfuye n'ubundi mwarapfuye muhagaze kutonye ngo cya Yesu Kristo agarutse se cyangwa Yesu Kristo agarutse rero kuba wavuga ngo utandukanye n'umuntu mumeze nk'abapfuye bahagaze gusa nubwo haba amahirwe ya kabiri yo gutangira ubundi buzima. Ariko ntibiba bisobanuye yuko ngiye nshyigikiye divorce mu magambo make. Divorce ni amahitamo y'umuntu bitewe n'ubuzima bayemo ariko bidakuyeho ko mu by'ukuri ari bwo buzima agomba kubamo kubera ko ariko yabihisemo. Ariko divorce sinyemera sinanayishyigikiye ariko ndayemera ku ruhande rwo kuba ukubitwa uhohoterwa wangwa hari bitagenda neza wabisa umuntu ugakomeza ubuzima. Hari umugabo umwe witwa Ezekiel nigeze kumva yandagaza mu kiranuka mu nshuti wavuga ngo abakoze divorce ntibazajya mu ijuru kandi hari n'abantu bafite ngo batazarigeramo kubera ko nta mahoro bazifitemo. Rero kugira ngo uzabe mu rugo wihambira ngo kujya uzajye mu ijuru Imana amahirwe izaduha natwe ntabwo tuyazi. Icyo somba guciriyeho urubanza utazarijyamo ntabwo ari njye ruciwe kuba ari bakurikiye ikiganiro bose kuko yavuze ko abadivorishije batazajya mu ijuru. Ntabwo nimba ari umugabo azi gute se ko njye nayikoze cyangwa ntayikoze bari umugabo ufite erega sibye si oya nimero 0784 ubu ngiye shaka kuvuga ngo nakoze divorce. Reka mbaye nimero buretse gato shaka kuvuga ngo nakoze divorce ntaranayikoze. Yego shaka no kuvuga ngo ndayifite ntayifite. Rero mu bintu byose mujya muvuga buriya nimugera kuri Jackie mujye mujyana ibintu nimba uyu muntu akoze divorce se abapfuye umuntu akoze divorce inshuro zirenze rimwe ubwo bishatse kuvuga iki? Nimba divorce ari urupfu ubwo divorce karindwi ni iki Jackie? Njyewe kuri njyewe divorce kuri njye ni urupfu pe simbabeshye kubera ko ntabuzi rwose kamabwire karega tutabeshye. Urugendo rw'umuntu umwe ruravuna uzi kubaho ntawe ubwira ntawe ubaza ntawe usaba ntawe ubwira ntawe ugisha inama uriragira ukicyura utagenda ngo utahe utagira ubaza utagira uvugisha ubayeho mu buzima bumeze gutyo ubuzima bw'uruzere kwanga aba divorce iyo bahuye bakabana abari n'imizi iyo aba divorce babiri bahuye bakabana hari imizi mibiri ihuyera ubwo ari uwapfuye n'undi upfuye bongeye bakifatanya bakongera bagahura kuzimu. Abantu bapfuye se ubundi se hari ahandi hantu bahurira muri purgatori muri ibigeragezo by'ubuzima buke buretse gato musubiremo ibyo bintu. Waravuze uti urumva uravuze uti umuntu ngo ni abapfu babiri babahuye oya ntabwo ariko nabikonfirimye njye nababwiye ngo kuri njye ni nk'urupfu. None se abantu bose ni nkanjye abantu bose se ni njye none nanjye ndi kugenda mu bitekerezo byawe n'ubundi noneho ugenda no mu by'abandi kuko abantu badukurikiye ntabwo batekereza nkanjye. Ngira ngo se ndi kurwanya iby'abandi ndi kujya ku byawe turi gushingira ku byawe. Nimba uvuga ngo abantu divorce yigeranya nk'urupfu iyo umuntu nimba uvuze ngo umuntu navuze ngo divorce kuri njye ni urupfu kuri we ni urupfu. Iyo umuntu adivorishije akongera agasezerana nyine iyo umuntu adivorishije kabiri inshuro eshatu wese gato nkusubize ubundi divorce urebye ni amahitamo nibyo pe ariko bisa nk'aho ari ubuzima budafite ishusho. Aho niho nshaka ko twinjira rero kuki ubyita ko ari ubuzima budafite ishusho. Nakubwiye ngo kugenda urugendo wenyine ntabwo ari amahitamo umuntu wese yakwishimira kubamo. Nyine wabibamo kuko nta yandi mahitamo ahari ariko nanone ntabwo ari nta shusho bifite kwa uko mu masherene yibana nta shusho bifite. Tuganire n'ubyo ni wowe bizanye reka mubaze kuvuga ku rwange ruhande reka tuvuge ku ruhande rw'abandi bameze nkawe abo nibo ariko ntabwo ari njye. Uri buze hano muri comment akavuga ngo shaka cyakora Jackie kwibana nta shusho bifite uwo turaba turi kumwe ariko uri buze hano akavuga ati kwibana biraryoshye ahubwo ni ibyadanje ariko ngo ni ibya mbere ngo urango ngingumi n'abasire wa muri ghetto kugira ngo azashake ngaha. Hari undi mu mama atandukanye umva n'umukira afite amafaranga nta n'ikintu mwavugana pe niyo muteresa agira iseseme ku buryo ngo amakorwa akaruka agira iseseme. Uwo ninde noneho ni umugore w'umukire kubera ibikomere yahuye nabyo abana n'umugabo nyine arafite ibibazo byinshi. Wabo ni he? Oya Imana yaje kumuha umugisha hanyuma yubakira inzu agira etage agira iki noneho no mu rugendo rwe nyuma yo gutandukana agenda ahura n'abagabo bamubeshya barubabura birenge nyine babandi bagenda babeshya barubabura wati barubabura birenge
babandi bagenda bazunguruka bagenda imitima yabo bayigize nka tap and go. Urana igiye mu cyashyi bisi cya Yutongo ugenda ukoza Nyamirambo ukoza Nyabugogo ukoza Nyabugogo Remera ukoza Kicukiro ukoza abagabo bameze nk'abagenda bakoza ku mitima y'abagore tap and go, imitima yabayize tap and go. Keneke Fredina oya abiswa kuje kuri Sandrine ivyo nta muntu ndi butanga urugero muri iki kiganiro. Jackie tuganire nk'abavandimwe so bizanye ibintu bya tap and go n'inzi byari nagusiga mu kiganiro uje he ntago ndi butange umuntu n'umwe urugero uje he madame ko nakubwiye ko gushaka ari amahitamo y'umuntu ku giti cye kandi ubuzima umuntu abayemo nani intora ni amahitamo ye ku giti cye adakuyeho ko akoze amakosa cyangwa adakuyeho ko yihaye amahoro. So rero abagabo bafite imitima bafashe imitima y'abagore bagira nka tapandiga bagenda bakoza bakunda gukundana kugira ngo abagore 40 ngo aramukunda ariko mu by'ukuri abizi neza ko atanamukunda. So icyo bisobanuye ni iki muri iki kiganiro ntago bikwiriye kubera ko shareka ngiye ikintu ntangamo message yego ibyisi tuzabisiga abagore beza bakunze bose ukanyuramo uzabasiga n'abagabo bose wirutsemo beza ukananirwa gufata uzabasiga tubane mu mahoro kuko kuza gukina n'umutima w'umuntu ukirwa umubeshya umureba mu bwonko nta kintu bimininze kuko ejo uzapfa bakurenzeho itaka birangiye bishire. So kuki bundi turi kubana nabi ngiye maze iminsi niba ngiye gupfa ntago mbizi maze mfite umubabaro wo kwibaza ngo kuki abantu baryana kuki niba ngiye mfite ibiro 2 by'umuceri tutabisanya ngo tubirye twiryamire ejo utahe uryame naye ndyame ko ejo wenda buzacya ntapfuye turarushwa n'iki ugasanga ukora ahantu abantu bakakurwanya kandi iyo company wenda itazanahoraho cyangwa sanga uba ahantu muri societe runaka abantu bagahora bakuvuga bakwanga bakurwanya kandi mu by'ukuri nabo batazahaguma turarwana n'iki. So ubuzima burese gato urugo numugisha w'Imana turuka ku Mana. Hari Bibiliya harantu Bibiliya ivuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umufasha mweza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Urugo rero numugisha iyo rudakunze ntacyo bitwaye. Hari umuntu ushaka kuza muri comment agahita ngo indaya asubire kuvuga ku by'urugo gute nta kibazo kuki imagine oya nibyo bandika turabizi YouTube nyimaze imyaka 7 hafi 8 bintu baza bakavuga ndabizi baragahorana ni ibintu ni depression urumva bayaturanye n'indaya yaravutse ku ndaya wenda none indaya cyambe indaya aricyo kimura mu mutwe buri muntu wese abonye akamubonamo indaya kuko nibwo buzima yabayemo naguhunga umurenganya cyangwa nawe akabari indaya yicuruza bana mwambuye agahita bati indaya bamuri mideni rya 5 bagahita bati indaya igiye kurya ndabona nge mburaye urumva rero agahita kubyandika muri comment kuko afite depression agashishikara umuntu mwegeze kumva zanga ujye ubabazwa n'ibintu abantu bakwandikaho gute se ahubwo bimbabaza jewe ndababazwa ni nose uni muri comment niba mfite mukeba wanjye azandika iki muri comment ubundi azakwita indaya urakoze niba mfite umutipe nanze se azandika iki muri comment indaya très bien niba uyu mwanya wa none mfite uwo twatandukanye azanyitikira kimukara gishyire ku ruhande ntari ikihe iki dukoresha ubwimi giye kuvuna umva indaya akantu k'indaya kamaze gusakara mu ruhame abantu bigize abasesenguzi nyine biva muri comment biva kwitabana indaya zindangamirwa ariko burya nuba indaya ntukajye umva ko nabandarizo gusa birashoboka turi abantu nta uhumeka wese arakosa nta udakosa ariko reka mbabwire niyo warira amaraso Imana itagukweye izina ribi ntibyakunda niyo warira amaraso ntago Imana yo mu ijuru itakwakuyeho umwanda wasizwe n'isi n'abantu n'ibihe n'ibikomere bien urakoze kugira aho hantu ati intora etage ntago imaraho icyangiro etage ntishobora kukumaraho umwanda ntishobora no kukumaraho agahinda n'ibibi byose byaje mu buzima bwawe cyo cyonyine kiruhura umuntu ni Imana. Hari ijambo rivuga ngo yemwe abarushye n'abanemerewe ni munsange oya Imana se n'ubundi situze zitanga urupfu
none se uri muzasabwe zasangaye wese ntago wemera ko waruhukira kuri yo na mukanya byahura none se n'ubu byahura tunicaye hano byaba ahubwo twebwe nta kana ntaki ntabwo izo santima imana zigira ko n'umubyeyi wabyaye uwo munsi wari ukeneye konsa umwana aragenda cyangwa uruhinja ubonye nyuma y'imyaka 10 urutegereje rurapfa ukongera ugatangira ubundi buzima bwo kutagira umwana ganire kuri kano kantu urakoze gukomozaho dore ko na byinshi byamaze iminsi bivugwa abantu benshi bongeye begera mushiti wawe abantu bakubonye mu bukwe ndibuze kugaragaza n'aka video iri mu bukwe babyita bura kugira gutera uragobaga washyizemo umuhate cyangwa washanyagaye wa munganye w'abanyarwanda ukabwa mushiti wawe Pastor Mutesi nyuma yo kwivira muri Dubai mu kwabuki mbanze nkwibarize ubundi kwabuki kwa mushiti wawe wagufasha ute cyangwa se wakubonye ute nk'umugore mugenzi sonaye kujya kugenzura ibyishimo by'umuntu arimo ngo bimfashe ni kwibariza utatu video ubona mu Mutesi ya posting no kuri sinigeze nanabyitaho sinabiboneye umwanya irahira nabonye ko yagiye urabizi ko hari ibindi bintu umuntu aba arimo yabaye busy ubuse ubuko kona umuntu wabaye mu bukwe bwe uba muri dote uba muri mariage ugiye no kuba muri honeymoon gutinyisha icyo uko babyita ngo ngiye kuri nese ubundi bureka nkubaza ibyishimo bya Mutesi kuba yagiye Dubai kubikurikirana biramfashije ubuse twicaye hano kuri izi televiziyo zose kuba njyewe aka kanya kuba njyewe aka kanya nishimye si byo gushima Imana amen nese ubundi nk'ubu ngubu mfite flight ejo bundi kuri 27 nzagenda oya ntago ari ngombwa ureba stats zanjye uzabibona none se urajya gukurikirana ngo Jakarage ntuzaho ngiye can I be with you on in the airport come on wait byihore byo bivemo ntuzi niba ngiye gusenga ntuzi niba ngiye gucuruza ntuzi niba ngiye mu kiriyo ntuzi niba ngiye kurira ntuzi niba mpunze sinzi niba ni urugo ugiye gusenya byose birashoboka ukajye noneho sirimujiza ukajya kwenjoyinga ngo video ngo Jackie yagiye mu ndege kandi binyanye ntutabizi we nayo ndege nyigiyemo ndira Jackie uzagiye Dubai oya ntago mvuze aho nzaba ngiye ariko nzagenda uzabibona uzakina amabigi nawe ku mazi rega mbonye uwo tuyikina no kuri sinamwanga tujye tweka kubinjya harya ariko reka nkwibarize kano kantu niye mpamvu akabaye kose kuri Pastor Mutesi yaba posti yaba ikintu cyose akoze usanga ikintu cyose cya Pastor Mutesi hari abantu biva imbere n'inyuma mu kukirwanya Jackie nuko ari ababifitiye umwanya n'abantu baraho bagenzwa no kumugenzura ariko utagenzwa no kumugenzura ntabwo ibyo bintu bimuraje inshinga ariko nkaho ubu ngubu byakuranze inshinga kuba ukeneye views ahubwo reka mbaze umuntu urazwi inshinga n'ibintu bya Pastor Mutesi atagira YouTube abagiye kubimaza iki ko nibura abandi babicuruza wabimaze iki acuruza amagambo mu baturanyi bakarayisinziriye akumva aranyuze umva mbabwiza ukuri abanyamagambo babayeho nabi muri ubu buzima guteka ajya dutabara sikwanyweye amazi ashyushye ku manywa ni amahoro nta kibazo ndayakunda abandi bagiye bamenya bamwe amazi ashyushye baba mama amazi ashyushye ni meza mu kubuzima buriye mfite na cano baze kuyishyiramo hano muri comment abantu babireba mbyukanye nka saa 11 za mu gitondo amazi yego reka none ikomereze nibarize ngo ese Jackie kuba Mutesi yawe yagurishije cano kazana cano cyabaye hari ikibazo biteje kuri iyi mihanda ko abantu bose baje ngo wamumukiriya w'inkweto mfite ndende ntajya nambara nanjye nazigurisha umuntu wese se ko agurisha ikintu bitewe n'uko abona kimubangamiye cyangwa se agishakamo agaciro abenshi ngo yagere gukena se hari ubwo ari ingeso si ibintu bisanzwe Mutesi yakena none se si umuntu uravuga ngo Mutesi yakena Jackie ese wagurisha inkweto wambara utakennye ubuseka nuza rugabire zanjye bari kuzibona kuri kamera nta muntu wamanurira kamera ngo yereke abanyarwanda ko nambaye rugabire ntago bibaho nizo nambaye kandi ntago ari uko nakennye nabuze inkweto ntago kugurisha ikintu bivuze kuba wakennye bishobora no kuba amahita ubundi se muzi ko atahinduye content inde
Mutesi akayindura na ca n'izina akayigurisha pasiteri wawe wenda ntiyayimugurishije bayikorana amasezerano se wari uhari wari uri mu bagabo akajya akaba arapaganye wari uri mu bagabo se yego wagiye mu bagabo basinyiye Ernest na Mutesi yego ko baguze cano ubwo ni kigali Ernest na Mutesi ni uko uvuze yuko ngo pasiteri wawe wego niwe pasiteri wanjye yitwa Ernest yego kandi sinzi abambwe ngo babonyeho Rutayisire ariko aba youtubers ubundi mufite ikihe kibazo ariko ko bagwa amakuru nk'umuntu wekereye none se yakaba avuze ko ari umushumba wanjye gute umushumba wawe Rutayisire wo mwavuze ngo twacitse mvuze ko yaguzwe n'umushumba wawe ngo twacitse imirizo ngo abagore b'abadivorce babirinde babagendere kure ntago ari umushumba wanjye pe abamwemera n'abamukurikira n'abamufana ni byiza simwihakanye kuko anshumbye si bibi ariko nukuri yavuze ijambo ryankomerekeje sinigeze n'imbyimero kazabaho iki ibihe bya nyuma niki hazabaho iki apasiteri b'ibinyoma se na Nasura w'ikinyoma ya Rutayisire ariko afite mvuze- ijambo ry'Imana mvuze ngo iki ni umugabo nimba yarafashe inda rega Rutayisire dushaka no kwatwara ako reka mbabwiye kugira ngo mbohoke kuri kino kintu cy'abadivorce kugira ngo mbohoke ku kintu Rutayisire yavuze cy'abadivorce ngo bameze nk'amapusi yacitse imirizo biransaba kuzumva ikiganiro kuko dushaka kuba twarakuyemo akajambo kamwe ariko aho ipusi yacitse umurizo ntarumvishe ibindi yawucitse nzasubira kumva ikiganiro kugira ngo mubohokeho kandi n'ingaruka mu kiganiro cy'ubutaha nkasanga ibyo yavuze byaraturebaga nzabivuguruza kuko njye byarambabaje ubavuzeho murakubita ejo nawe ukaza reba nk'iyi ngegera ivuga ngo abadivorce bajye bamesa kamwe itaza izagera ni we n'isingegera mu kiganiro baravuga ngo ubu usuzi gute ko utazarongora umudivorce usohotse mu mazana ntawe nzarongora ubu usuzi uwo muri kumwe asohotse muri angahe ko ejo bundi nakubonanye nawe twarakuranye mwarakuranye ubu se njye ko twakuranye ra ra next ko njye nawe ra Jackie aka kantu unyaturiho ntabwo cyokora igenge nayo ariko iraryoshye ni ya burundu twibarizanya ahangaha tubazanye hanyuma nanjye twarakuranye muri karitsiye imwe ushatse inshuro 7 kuri YouTube ni inshuti yawe nawe uri umudivorce usenyera umwe mushuti wawe Pastor Mutesi asenye 7 twibaza ahangaha ingo 7 impamvu yongeye kugarura igikomere no komora no umuntu kubabaza inkovu z'abana ba Rusagara n'umugore bavuga ngo Rusagara ijambo yambwiye ingo 7 yego ayushwa ko cyakora aba youtubers ingo urumwe buretse gato 1 2 3 4 5 6 7 ingo 7 yego Pastor Mutesi asenye ingo 7 yego ayushwa for real ndishuwa bivugwa na pastor mugenzi we kumbura ushaka kujya nko ndi bivugwa n'uwe mu pastorese wese asenye zingahe agiye mu rwa kangahe imbere ye hari zingahe ra mana we mana Pastor Claude inshuti yanjye ntago mwifuriza gusenya pe kuko mama Pastor inshuti yanjye ndamukunda cyane n'umubyeyi nkunda cyane ananyakira neza rwose yongeze mu rugo ni n'abantu bafite umutima mwiza ariko singura inzira ariko imbere yabo buretse gato imbere yabo ntago bahazi njya nkuna kuvuga ngo ntawe se kumukora ahetse umukobwa ahetse umukobwa ahetse undi ase ntaruze ku mukobwa ahetse umukobwa ntabwo ibyo babishobora we ni ibintu cy'ikinyarwanda kizimije oya ngo nawe se kumukoba nawe se ku mukobwa ahetse umukobwa ni ikinyarwanda kizimije kuko umukobwa n'ufite umukore we ntiwabyumva ceceka twikomereze hanyuma twibarizanya aho ngaho rero byakotsobize ntumbeshye iyo wumvisha avuga ngo Pastor Mutesi asenye inshuro neza wakibuka ko nawe usenye rumwe wumva umeze gute mu mutima wawe reka sinshaka kubara inkuru y'umuntu y'ubuzima bwe kandi tutarayitangiranye ariko aho igeze mu yirimo
muri kumwe ndi kwenjoyinga ibyishimo bye ndanezerewe. Jackie ntabwo uri kwenjoyinga ibyishimo, uri kwenjoyinga ibibazo n'umubabaro we. Noneho njye ndi kwishimira imibabaro ya Mutesi. Nose ko Mutesi yararongoye n'imibabaro Yindekiza umutwe muri kamera neza shiri ndanze. ko wahengetse. Kuba Mutesi yarashatse ni imibabaro. Yego. Ah, Ku ruhande rwa bamwe hari uvuga ngo ko mu rusyo ukomeye n'ingasire. Yaba ari iyihe mpamvu ase Pastor Mutesi mwazamuretse mukamuvaho. Kuki yabaye topic itarangira ku mihanda ya YouTube? ko nawe atereka? Atereka? Hori ngiye kukubwira ikintu. Aba aryo kibwira. Bwira abakunzi bawe. Ngiye kukikubwira n'abandi batekereza nkawe. No. N'abatekereza nkawe badukurikiye. Dore impamvu. Buretse gato. Dore impamvu. Bantu buretse gato. Kanze reka mbabwire ubu gutya muranabireka gutya. Ubu murarindira ngaruke. Cyangwa se my brother acana itaramereze gazi iri hariya mbakarabe. Ndashaka kugukaraba mu bankaraba. Akamuzanira amazi nkarabe. Yazana. urakaraba musaza wawe hejuru ya Pastor Mutesi. Ndagukaraba. urakaraba musaza wawe hejuru ya Pastor Mutesi. Ndagukaraba pe. ntabwo ngiye gukaraba nungaraba sinkarabika. Ndayafite. itonde. Ndakarabye mwese mubibone. Nkarabye abantu muvuga abantu mukaba mwaranze kubarekura, mukaba mwaranze kurekura itopic ya Pastor Mutesi. Ndakarabye ibyo ni ibyanyu n'umuntu wese unkunda n'umuntu wese ushiti yanjye n'umunyamakuru wese abantu bose duhuriye muri kano kazi ko kuri YouTube kwanza mbiyame nanamiyamye kwanza. Mbiyame kuri Pastor Mutesi yazaje umuntu njya kumumbazaho. Nago mwamufite n'isoni zo guha muvuga ku muntu. Pastor Claude. Oya njyewe mbiyame muzongera kumumbaza. No ndakara. Sister. Buretse gato nyamara mu bakarabe. Ibi ni uko exagere. This is too much. Izina rya Yesu. Back to sender. Ndabakarabye mu izina rya Yesu. Abantu mura muvuga Pastor Mutesi mukanwa pa. Ndabakarabye mu izina rya Yesu. Umuntu uzanya no kumumbaza nzamujyana kuri libu kumureka. Yesu imico y'abarangi urimo urakoresha mu kiganiro cyacu. Abani barabyita guhamura n'uburangi. Akarabije akaboko k'ibumoso. Akarabije akaboko k'ibumoso. K'ibumoso urabonye ko ariko akarabije. Tuwazi bari murangi bayisisa. Jackie. Wabaye umurangi. Umva reka mbabwire. Nyine wabaye umurangi. Ndimbe mana ku mutwe wanjye kuranga rwanjye. Mu izina rya Yesu. Uranga rwanjye rurasengeye. Yabaye umurangi. Jackie wakoresheje indyo. Iyi ni indyo. Fatisha amazi indyo. Ndavoma. Ureba kavoma. Abantu barako kavoma. Dora barangi we. Ndobese gato. Mu izina rya Yesu Kristo. Ukarabye Pastor Claude. Nkarabye imyukanyu yose. Itonde banza ukarabe ndagira ukarabye. Karaba burumwe uvuga Pastor Mutesi yatuvuga n'amazina ye. Twagiye. Ndahera kuri wowe intoranwa TV. Nkaraba. Ndagukarabye mu izina rya Yesu. Wa kabiri. Nkarabye Pastor Juste. Kawa gatatu. Nkarabye Simu Jesus. Wa kane. Nkarabye Ezekiel. Wa gatanu. Nkarabye Karabo. Wa gatandatu. Ndakaraba buri muntu wese. Pastor Claude kutamuvuga ye. Ndamukarabye nawe. Bosco yipaya. Uretse gato. Bosco karabimoso next. Kugeza kuri Claude karabimoso itonde Jackie. Ndakarabye abanyarwanda. Kugeza kuri Claude ugakaraba imoso n'ukubera. Nasi ya mukarabe. Ureka gato. Karabasiya uretse gato umuntu wese udashaka guhindura topic abanyarwanda uhora kuri Pastor Mutesi ndamukarabye uwari ahava akagera cyane uretse gato cyano zatumbagiye ibifi binini izazamutse umva umuntu wese uje reka mbabwiye impamvu rata abanyarwanda nkarabye bino bintu reka uretse gato uretse gato data mureke mbabwire abantu mudukurikiye
umuriro uvuga uratse impamvu karapye Umuriro uratse. iyo mihango yawe na Pastor Mutesi umuriro uratse iyo mihango yanyu umuriro iyo uratse mihango y'imihamuro yanyu oya reka mbabwire utakara inyuma y'ikiganiro ngo ubyereke Imana mu izina rya Yesu Yesu ndakubwiza ukuri nimuhindurire abanyarwanda content ni ukuri kw'Imana basi namwe mube Mutesi mwumve ko umuntu abavuze umwaka oya nundi ntago muri we oya isanishe none message ya Bosco Impa yakoze sumye turi kwe twazisomanye tuganire tuzishyiremo umva itonde tujyane gake umva reka mbabwire tujyane gake basi noneho niba umuntu nawe ashaka ko ibintu bigenda gutya nimumwereka ko atari ko mubishaka nimuhereze sosiyete bifite umumaro oya karabana Mutesi none se Mutesi avuga nde none se wabonye Mutesi avuga nde ni none bamuvuga ibyo atazanye ibyo wabonye kuri YouTube ni bose mbereka noneho ikindi kintu ngiye kubakorera kuko ndabona ibintu bihinduye isura kanze mbereka gashya mbakorera gashya kuko no ibintu mubigize fire niba ari uko mubigenje mu izina rya Yesu ama message yanyu yego ama record yanyu mwirwa mubungana yego n'ama message yego mushyire muri puberi muvuge muti turarangije turarekeye niba Pastor Mutesi afite ibyo yakubwiye shyira muri puberi niba Pastor Mutesi afite ibyo yakwandikiye shyira muri puberi niba ufite ibintu byose uvuga byose washaka kumugaragarizaho nabi hano kuri social media shyira muri puberi fata icyemezo uvuga uti iyi content turayikorozinze turayipfundikiye reka mbabwire reka tubwire abanyarwanda ukuri nitujya tuvuga ibintu tujya tuvuga ibintu bifite abandi umumaro sibyo bifite fact ariko bifite n'umumaro none mwafashe ibidafite umumaro tukabishyira muri puberi inzego z'umutekano ziratwiyama ngo tubane mu mahoro dukora ibifite abandi umumaro buretse gatoya nazo shaka puberi back to sender shyira muri puberi izo message za Pastor Mutesi zishyire muri puberi na Mutesi mushyire oya no wait abandi babashyize nakarabye nta magambo nkeneye kambabwire wituma ntegereje kukarabana mu message mufate buri kintu cyose cyabaye kuri Pastor Mutesi cyose mwumva oya mwakomeza kumva mwacuruza buretse gato yasiri mu Jesus ni mufate cya kintu kidafite umumaro cyose mushyire muri puberi bandugu uzi impamvu mushakira abanyarwanda ibibafitiye umumaro nimuze mubwire abantu ibyururutse imitima mubabwire ko Yesu agira neza mubabwire yuko buretse gato umva ibyabaye by'amateka byose by'umuntu mubishyire muke muri puberi byose ibitabafitiye umumaro nimushyire muri puberi kubera ko amateka y'umuntu nawe afite puberi yashyizemo atangira ubundi buzima none niki gituma uzana Jackie wahahise birakumarira iki imbyaro zanjye zirakumarira iki ko nanjye ari byo nashyize muri puberi urushako rwanjye rurakumarira iki ko ibyo nashyize muri puberi intege zanjye nkeya zirakumarira iki mushyire muri puberi umuntu Mutesi tumushyire he oya no Jackie tuganire buretse gato tubabanyakuri none reka nkwereke ibintu byanjye buretse nkwereke kankwereka kantu gato ukome n'ingasiri intoranwa TV karame ibintu byose umbwiye uyu mugoroba ngewe mbishyize muri puberi nawe ugiye nta oya gese sinde muri puberi ibyo bavuze bigiye ntago urabona natetse no tomate yashize ntago ndi no kuyamamariza ko intaga ari yo mu Rwanda iri hanze oya ntacyo niyo hanze ntago ari zo mu Rwanda niba naretetse ikaba yashize ntago iki gishashi gifite umumaro ibyo ari birimo nibyo byari bifite umumaro gifite umumaro ko wajonderamo ya majwi ya Mutesi ari gutokatsi tuyashyire muri puberi kuko uwayavuze buretse gate yabishyize muri puberi yanze kubisubiza bishyira muri puberi ariko Mutesi tubishyire ibyo ngibyo yavuze bidafite na Steven baganiriye inbox bakabizana hano hanze mushyire muri puberi mubishyiremo hano mubibike kuko nasiya wabivuzweho buretse gato Asiya nawe wabivuzweho yabishyize muri puberi ntacyo yashatse kuvuga nuvuga ngo yabonye bitagifite umumaro ku mutima we nta kintu biri kumwubaka none se bantu mudukurikiye tuzahora muri aya kugeza ryari nyamara Jackie reka nkubwire Jackie byo ngibyo uri nimukajya mushaka inkuru
ngo mwumve inkuru mwahora mukora inkuru ku muntu njyewe mbabwiza ukuri umuntu nkurikiye w'umunyamakuru umwinfluencer harimo abo turi kumwe kamera zirenze 5 twicaranye hano harimo n'abantu bose tuzakorana ibiganiro umuntu uzongera kumbaza kuri Pastor Mutesi nzahaguruka mu kiganiro ibyo ngibyo uri kuvuga reka nkubwire impamvu rero nashyize muri puberi nafunitse nkubwire Simon Jesus ushaka ko nsoza ikiganiro cyangwa ushaka kongera ntabwo ari ukugisoza ngenda ashaka kukubwira impamvu ibi ngibi uri kubivuga byabikomoka kuba Pastor Mutesi asigaye abwira abantu ati uramenye utazamvugaho kuko numvugaho bizagukoraho yarabwiye Pastor Mutesi yakubwiye njyewe ntago imivumo y'abantu nibyo bavumana izo kanuni ntago zijya zinjyamo izo kanuni z'aba YouTubers ntago zijya zinjyamo ntago zijya zifata karabo nta kiganiro yakoze avuga ngo njyewe ngo mvugaho ngo pfe ngo mvugaho ngo bagushyingure no way ntago mwebwe mufite ububasha bwo kwica abantu yego ubwo ibyo bintu bwavuze ngo Justin yakoze impanuka ko arabo yavuzeho ntabwo ubasha mufite ingome Imana mwayifasha ukuntu itari oya ko bita Pastor Mutesi hano muri zino message dufite hano umva ya hano muri message turi kuvuga yakubuye mu izina rya Yesu arimo aravuga ati oya imyuka yanyu ndakubuye yose mu izina izi kamera zose imyuka iriho izenguruka ku banyarwanda ndakubuye mu izina rya ngo mu Pastor Mutesi mwararebye mubona nta kindi kintu mwacuruse oya no nimukubure muvaneho ibidafitiye abantu mu mutwe Pastor Mutesi no wajuka bose ngabo gato ntiyari inkuru y'agafaranga nanetse ntabwo ntayihari burese irahari yarangiye ntabwo yarangiye ahubwo urimo gukuririza Mutesi kuko ari we wakwinjirije come on tuganire ukuri ukuri kuzuye yes ahubwo reka mbabwire burese gatoya ukuri nyako TV burese mubaze burese gato burese gato burese gato ukuri nyako uyu munsi wa none tutabeshye tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri nk'abantu b'Imana rata uvuga Pastor Mutesi kubera ko umwanga cyangwa uvuga Pastor Mutesi kuko acuruza oya rata buretse ako yavuze ngo se Pastor Mutesi kukikorera ku bwoba Mutesi arasubiza ngo reka nigende kandi bimubwiye utitonda ugakomeza kuvugisha puberi mushyira muri puberi bazakuziza mushyira muri puberi ibidafite umumaro puberi puberi ibidafite umumaro muri puberi ibidafite oya no ntabwo navuze no navuze ngo Pastor Claude ibintu avuga njyewe nanambaza kuri Mutesi ndabikarabye sindi kumwe nawe ntacyo bimariye abanyarwanda so abana banjye bazajya babona ni mama yirwa kwa mbere Pastor Mutesi yajya undi umusazi come on icyo maze kubona rata siri mujiza rakanguba Pastor Mutesi umuvuga kuko ari umustar cyane cyangwa umuvuga kuko akwinjiriza njyewe muvuga kuko ari habari muri hanze we mvugana nawe nagaruka nyinjiriza kuko ibinyinjiriza ni byinshi ese amasaha bingamo ibijumbura yaza Pastor Mutesi turakoza amuvuga kuko amwinjiriza mwashatse ibindi byo mwinjiriza aragira ati njyewe genda gake ra umva nkubwire Pastor Mutesi ati umva nkubwire we komeza umujyo usiko mutuzwe n'ubujajwa muri njajwa mu izina rya Yesu muvana n'ubujajwa ariko basi nawe yumva oya cyakise umva nkubwire n'ubwanyuma okay n'ubwa nyuma tugiye kumu umvishe nkora kuri Mutesi okay terebye nanjye n'ubwa nyuma mukozeho ikiganiro urakoze Imana ibahe umugisha reka nanjye mbisome bino bintu reka dusome bino bintu muri puberi rwose chat hejuru iravuga ngo Pastor Mutesi yasubije Bosco Empire kuri WhatsApp aravuga ngo sha simeruka YouTube naira yicitse njyewe mfite ariko tukiraho tugendo ngiye gukora simeruka YouTube ariko ndayicitse kandi ubu tuvugana ari hehe ari kuri YouTube tushyire hehe mu mwamuri puberi ubwo twagize gute twarabeshwe twagiye abra next Pastor Mutesi arongera ngo mfite igendo ngiye gukora zivuga butumwa mu bihugu bitandukanye ejo tubona kuri channel yaravuze ngo azajya atekera iki oya wevuga amakwe
aravuga ngo uretse gato ingendo aragiye kandi ingendo twagize gute twarazibonye ntacyo ariko yaragiye buretse gato afite ingendo z'ivugabutumwa buretse gato ariko yaragiye siko kuri yego ibyo byarabaye oya twarabibonye ko yagiye mu ndege muri Dubai ntabwo ibyo vugabutumwa byabaye none mwikwibeshya iyi message ije nyuma yo kuva Dubai yego ingendo z'ivugabutumwa asanga zihari ntacyo tuvuga ko ari ibya mbere kuko turi kuvuga ibya mbere ingendo zarakozwe ntazakozwe oya urugendo aka kandi hospital ntazakozwe uretse gato twemeze ko ari ubwo twabonye ariko kuri YouTube hari indege yagiye muri Dubai ibyo byarabaye ntibyabaye yagiye Dubai ibyo byarabaye ntibyabaye byarabaye tugiye kubishyira hehe muri puberi kuko ntago bikitureba twagiye byagiye nabyo muri puberi kuko byarabaye ntago bigite n'imitano bajyanye muri puberi oya buretse gato ibyo yavuze twikomereze aravuga ngo gusa ijambo nzaba yaravuze nyine ngajya kujya mu ivugabutumwa nzaba ngaruka gusa ijambo ry'Imana nirizajya ribura kuri gira neza riri gucaho cyane riri gucaho ntariri gucaho ubwo nabyo tubishyize hehe muri puberi kuko nabyo twabonye agarura ibiganiro byahashize bya kamarada musaba imbabazi agarura ibiganiro bya Rusaga tugiye gutegereza ibizaza kuri iyo cano cyane bizagira bite ibizaza ibyahise tubishyire hehe muri puberi terebye twakomeje akandi karavuga ngo ati aravuga ati ni Bosco hose mwohereza aravuga ati uzajye unyoherereza update basi nikorera akazi sibyo Mutesi aravuga ngo uramenya ahubwo ejo utazazira ko tuvugana twibaza ahangaha Jackie nawe uri umukozi w'Imana buretse gato ukira aho ngaho atazazira ko bavugana ko Bosco Mpe avugana na Mutesi Bosco Mpe arase ni president w'igihugu runaka no Mutesi ni president w'igihugu runaka no ariko buretse ariko se ndashaka kubabaza ni president w'igihugu runaka no none kuvugana nawe niba yabizira kuki ari kuvugana nawe hari agaciro ubwo ibyo bifite hehe kuvugana nawe niba yabizira kubera iki bari kuvugana kandi aba yamuvugisha yabizira ubwo ibyo bifite agaciro tugiye kubishyira hehe muri puberi kuba bavugana bivuge ngo ntacyo bisobanuye nta nicyo bimaze n'umwanda kubera ko niba bagombaga kuvugana bikaba ikibazo ariko bakaba bavuganye ntibibe ikibazo ubwo dusanze tubeshwa ni muri puberi twagiye twikomereze twagiye muri puberi twakomeje ahita amubwira ngo ese atamubwira hano ati ese kuki ukorera ku bwoba Pastor Mutesi nibyo yamusubije ngo utazazira ahita amubwira ngo kandi binkubwiye nutitonda ugakomeza kumvugisha uzabizira bazabikuziza none buretse gato aka kanya buretse gato oya buretse gato aka kanya ko Bosco Empire ntabyo yazize kubavugisha Mutesi tukimubona kuri kamera ubwo ibyo bintu bifite agaciro cyangwa nta gaciro bifite oya buretse oya twe turareba ku masaha 20 Bosco Empire kuko yigeze gufungwa hashi buretse ibyo nabyo byagiye hehe muri puberi hari ibyo yakurikiranwagaho hari ibyo yari yazize hari ibyo yagombaga kubazwa ibyo nibikitureba bigiye kujya he muri puberi hanyuma tugiye kureba ku cyuyu munsi mu masaha 28 niba kuvugisha Pastor Mutesi akwiye kubyitondera kuko azabizira uyu munsi akaba atabizize turi kumubona kuri kamera hari umumaro bifite ibyo bintu bamyarwa tubishyire he muri puberi twagiye dukomeze Pastor Mutesi arongera arandika aravuga ngo umva wowe komeza umujyo wo kunyanga no kundwanya nibwo uraramira kuri iyo mihanda aha tukiri aho ngaho tube umunyakuri yego burase gato guma mu murongo wo kunyanga no kundwanya yego nibwo uzaramira muri iyo mihanda Bosco Empire mbere yuko agera kuri YouTube ntago yari ariho ntiyaramye yararyaga ntiyanywaga ntitwamonye ari mukuru ngo namuvuga neza bishobora gutuma nese umuntu umurinda kurama su control kurama ni iyihe nese Bosco Empire ataramenya kuvuga Mutesi ntago channel yarabaye monetize kandi yaranahembwe barase gato ariko rega muri kumvugiramo kandi simbishaka channel umva Bosco Empire ataravuga kuri Mutesi yarariho turi kujyana nge narababwiye ngo ndumunyakuri
no kuba avuze kuri Mutesi aracyariho ni ukuvuga ngo kuba bavuga Mutesi agaciro bigifite tugiye kubishyira hehe muri puberi none se murarwana n'iki abaravuze we nguye ati Bosco Impe ati abo bihorere Mutesi arongera arandika aravuga ngo umva wowe aravuga ati Bosco Impe ese yandika aravuga ngo okay nta makuru abyihisha inyuma nta makuru abyihisha inyuma se ariko niba ari nta makuru abyihisha yego ariko niba ari ba Korode bariya ntacyo bavuze kabisa aramubwira ati ntawe ntinya ntago napfa igihe kitaragera ariko se siko kuri nizera Imana gusa tukiri aho ngaho Justin burese gatoya siri mujiza bakurwanyije hari ikintu basobanuye ku buzima bwawe abo bagiye he muri puberi abarwanyije uyu mwana wa mamu yubahagaze imbere sibyo Intoranwa TV bamuye ngongera views ngo barusha views barampore ko bamurwanyije ijwi rye ntimukiri kuryumva yego hari agaciro bigifite turabishyira he muri puberi abantu barwanyije Juste hari icyo bagezeho ntacyo hari agaciro bigifite tugiye kubishyira he muri puberi abarwanyije ujya kubicaye imbere hari icyo bagezeho kandi muranabazi ni benshi muri puberi muri puberi mani baho umugisha yego arakomeza arivugira ngo ariko ntibinakwiye ko abantu bakwanga bakumura kandi ntacyo nkumariye we ni Mutesi ubwiye Bosco ko bamba aho kugira ngo Bosco Mutesi arabwiye Bosco ati Bosco atazagira umuntu kwanga ariko ngiye nta ese ubundi mbaze tukira hanga ibintu tuganire biza hano kuri social media kugira ngo bifashe cy'abadukurikiye nuko uwo muntu aba yahakanye ko mutavugana kugira ngo yemeze abantu ko mwavuganye ibyo ari Kinyarwanda cyuze babyita ubujajwa nta kintu bigize gute bimaze bigiye kujya hehe kuri puberi hari inkuru zo gukoraho twavuga ihohoterwa umukobwa yashyize kuri X yakorewe mu buriri aravuga ati urugo n'urw'abantu babiri ntawe ufata imyanzuro ari wenyine urugo rwubahwe na bose kandi n'imibonano mpuzabitsina ntikorwa kuki ku gahato ayo ni amagambo byavuzwe ko yanditswe nande nazivemo nta kintu bizikimaze noneho tukajyaho tukarwana no kubaka urugo rw'ababana rwa gafaranga na neti tugasaba Imana tukayenyiga tutiriwe Imana nibo banisha kamere ebyiri mu nzu aba bana nibo wari wabahuje dore wabahuje bafite intambara reka aba bana twongeye tugiye umugisha babane noneho nibura tukaba turi gucicikana twirukanka ku misozi dusenga cyangwa mu gihe tutabishoboye tukajya gushaka neti tukamugira inama cyangwa se tukaba turi aho turi gushaka igisubizo cy'icyakorwa twabyimutsemo kandi ikibazo kiracyari mu mizi nticyarangiye ahubwo dufashe bya bintu twimitse ngo nuko reka mbabwize ukuri ariko rero reka mbabwire baretse gato Jack urakoze uko mu rusyo ariko ntukominze ingasi uyu mugabo ko bivuga akakubitwa mu rugo rwe gasuzuguro akafatwa nk'inuza mu rugo rwe Jack uyu mugabo uvuga mu mazina turi kukiganira gatemerwa kujya gusura umugore wa mbere gatemerwa gusura abana yabyaye none se yashakaga urwo rusyo yayobewe ko rwiziritse ku ijuru uramutse ushatse umugabo umugabo wabyaye abandi bana Jack ko uwo mugabo basagura n'abana be biswi Imana imutembereze tuganire Imana imutembereze uwo mugabo ntawe ahubwo umugabo uzanshaka nuko azaba yarabanje kugura iyo biswi ni gute se wambuza ko umugabo yambuza gusura abana banjye atarabanje kubasura tutarana abana reka mbabwire mureke mbabwire Juste bana nanjye baca umugani uvuga ngo amaboko azaguha uyabona kare kandi uyabona mwiramukanya none se namwe arakundanye mu busireyi queen urabaza icyo abaturage we wajyanye umuntu ujya kumugurira ifi ntiwamweretse abana mbere utangiye kumwereka abana mwarabyaye yaranabyaranye nawe abo bana ntiyagize igihe cyo kubakunda kandi wamubwiye kubagira oya ndafokasinga hose ko ndahari attention please none reka tuganire cyane ife la folle attention burese c'est la attends nimba umuntu utaramubwiye ko ufite abo bana ukabimubwira umutereta kugira ngo umubone umuntu akaba avuga ngo arashaka hit bamwe baravuze ngo gafaranga yashakaga hit kuri Aneta abandi bangwa Aneta yashakaga hit kuri gafaranga umuntu umwe yageze avuga bura ntago Sandrine nyamfana ibintu akora cyane kubera ko sinkunda umugore usenya undi
ariko oya ni inshuti yanjye ndanamukunda Sandrine ni umwana mwiza oya buretse gato kuko ugeraho turashwana oya buretse gato ko Sandrine yavuze ko cyangwa kwigurira isambu Mutesi akabwira umudiaspora ngo yigurira umugore isambu ni ikiryabarezi ushaka views ngo wirengagize amakosa y'umuntu sibyo ariko na Mutesi arayagira nyine none se urantuvugira uruhande rumwe buretse gato ubu nashyize muri puberi byande ibya Mutesi no se kuki bavuze Sandrine na Mutesi ari muri puberi netwikomereza oya ni uri kumushyiramo nahizemo ibidafite umumaro mukomeza gucuruza hano bikashobora kuzajura akayanga imyaka se ariko babanza ku gacumi hajya bahereye kuri ngahe muvandi bahereye kuri ngahe hambere 15 umva rero mbabwire umva mbabwire hariya bundi muri gereza ni nko mu rugo buretse gato ni nko mu rugo kuko uba ugiye kugororwa ibyo ababyeyi batakugoremo ngo byemere ugororwa n'itegeko kandi buriya umuntu yakumvira umutima akumvira ababyeyi kuruta kumvira itegeko kuko burya ntiwakumvira itegeko utarumviye ababyeyi nabyo bigomba kujyayo muri puberi niba utarumviye so na nyoko genda ujye kumvira imageragere nijeri niba ugiye kumvira ijeri se uraza kubaza nde urapfa iki niba badubwira bati mumenye ibyo muvuga umunyarwanda yavuze ngo utazi izina narabyaye azi ninarashatse ninarabonye noneho mu yandi magambo ngo nyirikirimi kibe yatanze iki umurozi gupfa none se niba ururimi rwawe rukugejeje amageragere kandi waragombaga kuvuga ibizima ukirinda amageragere ikibazo kibaye icyande si icyawe ibyo tugiye kubishyirahe muri puberi kuko ntituri buze gukosora umuntu tutakuranye tutazi ibye kuko ashobora no kubavuga avugishwa na nyabingizi wabo akavuga afite depression akavuga ari n'ibintu wenda biri mu muryango y'ibintu by'abamuroze buriya ngo hari umuryango ugira abantu bagira ikibazo mu mbabarire ntago mvuze nabi ndi excuse cyane hari abantu bagira ubundi baravuze ngo nta muryango buri iki ikigoryi siko bavuga none niba agiye Jacqueline naravuye mu muryango wanjye akaba n'igihe kirigoryi kivamo iwacu niba bakwiye kunyangana ariko ubugoryi bwanjye ntabwo nzabuzana muri societe kuko nimuzana buzambana ikibazo nimba rero ubugoryi bwanjye mububona mukabona ntacyo mwabukoraho bugomba kujya muri puberi nimumara kunjugunya nzitekerezaho aho niho nashakaga ko tuza kurana umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye bisohoye ubuse ko muri puberi Jiste ntarimo Jiste ni muzima si muzima ni muzima ibyo face barore ni muzima si muzima ni muzima ubuhanuzi bujye muri puberi no buretse gatoya tukira hanga dusoze n'ikiganiro nimba jewe Jackie oya buretse gato umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo ibyaye ikibazo igira gute kandi leta ntage kuri gatira kugorora irakirigata kuri umuntu nyine gwikirigata ni kwirigata kwayo ni kwirigato none nimba uri umuturage kandi uri leta kucyo utubaha aho uva naho ugana icyo bita gakondo umuco n'imyifatire reka ngane ku musozo w'ikiganiro mbabwira ijambo rikomeye muri umugoroba buretse gato ibyo yego ndakumva komeza ntari ibyo ngiye kuvuga ni byiza pe ariko bifitiwe umuntu uri bubyumva umumaro hari ikintu ushaka kubwira abantu badukurikiye ntago ari itegeko ko buri muntu wese turi buze kumva bino bintu kimwe no kuko abantu baramutse bumvisha ibintu kimwe nabyo byaba ari ikindi kibazo gikomeye niyo mpamvu mubona mu babi harimo abeza mu beza harimo ababi twajyanye bishatse kuvuga iki rero nibishaka ntago turi bumurimireho itaka kubera ko nyirakazi yahamagarira yagize gute ibyo wihamagariye uraha baratubwiye bati ntimukavuge ku bantu baratubwiye bati ntimukavuge ku bigize ibyaha ni mwimatatura ariko muri murengere bana b'u Rwanda ntimurengere umunyarwanda agiye ararengereye rero niba urengereye hama hamwe itegeko rikugonge kuko wabwiwe mbere oya ngo riguhe nyoko itegeko ntago riguha nyoko itegeko riguha uburere no kwitekerezaho nibyo nyine babita uburere bwa mbere umuntu akora kuki kuri nyine ubwo bamuhaye nase bamuhaye nde oya kuguha nyoko byo byaba bibaye iyindi nyito ahubwo icyo nshaka ko tuganiraho turi kumwe ntituri kumwe turi kumwe turi no gusoza
The Ben yararirimbye we na Tom Close ngo ugenda mu ishyamba utazi ukahaca inkoni itazi sinari nkuzi ukwiriye kumbiza ukama amahoro ngatora gatotsi uretse wumve sinari nzi ko wari inshuti yaguhinduka akakubera umwanzi nimero ya mbere umva sinari nzi ko wari inshuti we kamera ziri kureba hano aho ngo uretse gato sinari nzi ko wari inshuti yari iki ururimi yaguhinduka akakubera umwanzi nimero ya mbere urumva muranyumvishe sinari nzi ko wari inshuti yaguhinduka akakubera umwanzi nimero ya mbere wari inshuti yari iki ururimi babaye inshuti abantu bakajya bamubwira turakwemera muhanuzi w'Imana muntu w'Imana urakomeye dopere aranyerera amenitasi uremewe urasizwe urasengeye uzarama come on none umwanzi we abaye iki inshuti yari yabaye iki ntibigifitiye abantu babyumvisha iki tubishyize hehe muri puberi reka cibira barose twabonye mu kiganiro cyanjye mbashimire nge nari kuri nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe na Jackie tugushe ikiganiro dukaye cyiza cyane Jackie ndagushimiye by'umwihariko ndashimire uyu munsi God bless you all kandi iyi ni episode ya mbere twakoze kuri episode 10 reka tuyigire iy'ibihe byose dusubire mu kiganiro cy'ubutaha ciao twabanye kuri Slim Jesus Inonga TV kuri Nyako TV Hara TV nta kibazo Diaspora TV mbabwire ngo ubu akamunye ni agatonyanga ejo bundi turabazanira byinshi uyu munsi dusomye message tugiye ku muhanuzi nibishaka gafaranga ariko singiye mu rugo noneho reka mbashishikarize ikiganiro cya kabiri muri part 2 muri Poberi muri Diaspora TV abantu bazakibonaho n'ahandi hose twavuze sibyo reka mbashishikanyirize ikiganiro cyanjye cya kabiri ndashaka kuzagaruka ku bantu bashutse umuntu bakamubwira ngo ni big wate uyu munsi bakaba bavuga ngo bagiye kumuva bisobanuye ngo tugiye kubishyira he dusubira mu kiganiro cy'ubutaha ndabashimiye ra